Bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, aho waba uherereye mu mpande enye z'isi, ndagushuhuje kwifuriza amahoro umwami wacu Yesu Kristo atanga n'umugisha uturuka mu bwami bwe, kugira ngo bibane nawe n'abawe none n'ibihe bidashira. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana rigendanye n'ibihe umwami wacu Yesu Kristo atwinjijemo. Turarisanga mu ngoma za kabiri ibice 7 umurongo wa 13 n'umurongo wa 14. Hanyuma turaza no kujya mu byagozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 19 no 21. Aho niho ishingiro ry'ubutumwa tugiye kuganira turisanga. Aya magambo dusanga mu ngoma za kabiri 7:13-14, reka tuyasangire. Abangu nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banje, maze abantu banje bitirirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanje, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbabarira igicumuro cyabo, mbakirize igihugu. Ibyakozwe n'intumwa ibice ni 3 umurongo wa 19 kugeza ku wa 21. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana, itume Yesu ari we Kristo wabatoranirijwe kera, uwo ijuru rikwiriye kwakira, kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Reka dutangire dusenga Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimye kubw'ijambo ryawe tugiye kuganira. Ijambo ryawe rirakomeye kandi ni kuri riraturuta, ryaratubyaye, ibyo ryaturemye rituma tubaho, n'amagingo yanjye ritubeshejeho. Ngiro ryaremye iyi si, rirema ibyo tureba n'ibyo tutabona. Yesu Kristo turiciriye bugufi, turaryubashye. Turasaba umwuka wera kugira ngo aduhumekere umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, tubashe kumenya ubwiru buhishe muri ryo, kandi ubwiru buhishurwe n'umwuka kugira ngo rigire umumaro buri muntu wese uzaryumva. Yesu, turakwinginze kugira ngo ubyutse ushaka kwinjizamo abantu bawe, iyi nzitizi zose zabwitambika ku bantu zisenyuke mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Haboneke impinduka mu mitima ya benshi, abantu bahinduke mu mitekerereze, abantu bahinduke mu myumvire, abantu bahinduke mu myitwarire, abantu bahinduke mu myifatire n'imigenzereze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndasaba umwuka wera kugira ngo asure abantu, ijambo ryawe ribohore imitima y'abantu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Abantu babohorwe n'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima kandi rifite imbaraga. Ijambo ryawe urariherekeza Yesu Kristo kugira ngo abatemezwa naryo bemezwe n'imirimo wariherekeresheje. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 8:31, Yesu nguganira n'abayuda bakwemeye, urabwira ngo nibaguma mu ijambo ryawe bazaba barabyishwe nyakuri, kandi ngo nibamenye ukuri kuzababatura. Ukuri nta kundi ni wowe, kandi wowe n'ijambo ryawe ntabwo mutandukana. Niyo mpamvu tukurarika kugira ngo Yesu Kristo abazumva iri jambo rigiye gutambuka bazagirirwa umugisha nawe, bazahemburwe naryo. Abari mu buhenebere wongere kubahembura, wongere kubazura bakangure. Abari basinziriye bave mu bitotsi by'iyisi mu izina rya Yesu. Abari bamaze gucika intege basubizwemo imbaraga. Abari bamaze gutakaza ibyiringiro, Yesu Kristo wongere kubakomeza, mava sukuma ntiyongere
kunyeganyezwa n'ibihacamo, nkokora zitentebutse ntizongere gucibwa intege n'iminsi zumva n'ibihuha bizica mu matwi. ahubwo Yesu Kristo abantu bakomezwe n'ijambo ryawe, abantu bongere guhagarara mu kwizera, abantu bongere kugira kwera, abantu bongere kugira kwirinda, abantu bongere gukiranuka, abantu bongere gusohoka mu bibi, binjire mu mucyo w'itangaza uturuka ku mwami wacu Yesu Kristo, binjire mu mucyo w'itangaza, basohoke mu mwijima w'icuraburindi wubatswe n'ubwami bw'umwijima mu mitima y'abantu mu mibereho yabo, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Dusengeye iki gicaniro ujya kubahwa, gicaniro cy'ububyutse kigomba guhembura imitima ya benshi, gicaniro cy'ububyutse kigomba gutegura umugeni wawe Yesu Kristo, kugira ngo uze kumufata adafite umugayo, atari ikizinga n'umunkanyari, kugira ngo uzamwishyire Yesu Kristo asa nuko wifuza. Turaguhamagaye rero kugira ngo buri muntu wese uzumva ubutumwa azabohorwe nawe, kandi buzagira umumaro umutima we, buzahindura amateka ye, buzahindura ubuzima bwe, buzahindure Mana Data imibereho ye, akanguke yinjire mu mbaraga z'umuriro, imbaraga zituma nesha ibibi, imbaraga zituma sohoka midafite umumaro, imbaraga zituma ashyikira Yesu Kristo ubwami bwawe, kandi agakorera muri bwo, akagendana nabwo, akabwamamaza nabwo bugakorera muri we, kugira ngo Yesu Kristo izina ryawe rishyirwe hejuru, ritagawa, ahubwo ripfukamirwe n'ibyaremwe byose. Urakoze Mucunguzi, turaritse umwuka wera kugira ngo tubashishe, atwungure ubwenge, adushyigikire, kugira ngo byose bikorekere wesha izina rya Yesu Kristo icyubahiro. Dusomye amagambo hano rero dusanze mu Ngoma za kabiri, ibice 13-14, no mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3, umurongo wa 19 na 21. Tugiye kuganira amagambo atwerekeza mu gihe turimo. Tugiye kureba ububyutse, uburyo dukwiye kubwinjiramo. Iki gihe tugiye kuganira, tugiye kwibanda ku nyigisho zigendanye n'ububyutse, kuko abo Imana ihamagara irimo irabahamagarira kubinjiza mu bubyutse. Abo yahamagaye kera, abihamagara ubu ngubu irabahamagarira kugira ngo binjire mu bubyutse. Twabaye mu bihe bitatu. Ibihe bitatu, Imana ifite ibihe bitatu inyuramo kugira ngo ikore. Ibyo bihe bitatu rero nibyo abantu bose bacamo, bamara kubinyuramo hanyuma bakazabasha gukorera Imana badafite ibibatega. Igihe cya mbere Imana inyuzamo abantu kiba ari igihe cya rusange ku bantu. Iyo abantu bahamagawe bose ba mu buzima bumwe, bose ba mu mibereho isa, bahura n'intambara zimwe, bahura n'ibibazo bitari ibibazo bisa, usanga abantu bahamagawe bose bafite ishusho imwe, kuko Imana ibahamagara ibakuye mu bwami bw'umwijima ibinjiza mu bwami bw'umucyo. Kugira ngo uzasohoke mu bwami bumwe winjire mu bundi, hari ibyo utakaza. Icyo ni igihe rusange ku bantu bose. Usanga abantu basa, abantu bumva ibintu kimwe, kuko bafite imyumvire y'isi, bafite imitekerereze y'isi, bafite aho bari bicaye. Hari ibicaniro bari bicayeho. Ibyo bicaniro bari bicayeho hari uko byabaremye, hari uko byabakoze. Noneho Imana irabahamagara ikabasohora kuri ibyo bicaniro, ishaka kubashyira ku gicaniro cyayo, aricyo kigomba kuzana ububyutse mu isi no mu mitima y'abantu. Iyo rero umuntu yimuka ava ahantu ajya ahandi, hari ibyo agomba gusiga. Iyo wabisize hari ukusa. Abantu iyo bimutse rero usanga bari ahantu ari impunzi, usanga bavuye ahantu bagiye ahandi, bose baba basa, baba bari mu buzima bumwe, baba bari mu mibereho isa. Nubwo hari utwo umuntu yasumbye undi, ariko bose bafite ubuzima buteye kimwe. Rero Imana yaduhamagaye tuba mu buzima busa. Iki ni igihe cyitwa igihe cya rusange ku bantu. Hanyuma wava mu gihe cya rusange ku bantu, hakaba igihe cyihariye cy'umuntu. Igihe umuntu abana n'Imana mu gihe cye nayo, ikaba ifite uko ibanye nawe, nawe afite uko abanye nayo. Imusohora muri cya kivange cya rusange, ikamushyira ku ruhande, hanyuma ikabana nawe, nawe akabana nayo. Muri ba bantu bose bahamagawe, hari uwigira ikikarobanura igashyira ku ruhande, ikagira uburyo bw'umwihariko igendana nawe, ivugana nawe, ikorana nawe, ituma agira ishusho itandukanye n'iyabo bari kumwe. Icyo ni igihe cya kabiri cyitwa igihe cyihariye ku muntu. Hakaza n'igihe cya gatatu
cy'Imana. Icyo ni igihe twita igihe cyuzuye cy'Imana. Igihe cyuzuye cy'Imana rero ni igihe ba bantu bose bari rusange usanga binjiye mu buzima bumwe, bose bari ku gicaniro cy'Uwiteka, bari mu bubyutse bw'imbaraga, abo bahagaze mu mwanya bavuga Imana abantu bakayibona. Icyo nicyo gihe Imana iteguye rero. Iki nicyo gihe dusohoyemo. Igihe cyuzuye cy'Imana ni igihe gisohowe mu bihe abantu baciyemo. Twaciye mu bihe bya rusange, twaciye mu bihe by'umwihariko by'imibanire y'umuntu n'Imana ku giti cye. Aba bantu bagiye babana n'Imana ku giti cyabo, ubu Imana yashaka kubakunganyiriza hamwe kugira ngo bose binjire mu gihe ibasohoye mu bihe. Ibihe baciyemo byari ibihe bya rusange, byari ibihe by'umwihariko ku muntu n'Imana, n'Imana ku muntu. Hanyuma bagiye kwinjira mu gihe cyabo, ari cyo gihe cyitwa igihe cyuzuye cy'Imana, aho Imana igiye gusohoza amasezerano y'ibyo yavuganye n'abantu bayo, aho Imana igiye gukemura ibibazo abantu bahuye nabyo bitandukanye, bagatakira Imana igasa n'ibihoreye kandi bumva, igasa n'icecetse kandi itabanga, ahubwo igira ngo banze basohoke mu bihe, hanyuma binjire mu gihe cyabo, ari cyo gihe cyuzuye cy'Imana. Iki gihe cyuzuye cy'Imana nicyo abenshi bamaze kukinjiramo. Abo Imana yahamagariye gutegura abandi bamaze kukinjiramo. Ari cyo gihe cy'ububyutse bugomba guhindura abantu, bugahindura ibintu, bukubaka isi bushya. Byari biriho abantu bakayoberwa aho bigiye, kuko n'ububyutse bugiye guhindura isi, n'ububyutse bugiye guhindura amahanga, n'ububyutse bugiye gukora ibintu bikomeye abantu badashobora no gutekereza no kwibwira, kuko nibwo bubyutse bwa nyuma bugiye gusukwa kugira ngo isi irangire, hanyuma Yesu we aze gutwara umugeni yapfiriye. Iki ni cyo gihe rero twinjiyemo. Tugiye kuganira muri iki gihe kinini, tuzagenda tuganira ku bijyanye n'ububyutse aribwo abantu basohoyemo. Ab'Imana yateguye kugira ngo bategure abandi, bo bamaze kubwijizwamo na Yesu Kristo, ubu barabutangiye babwinjiyemo. Ahubwo Imana irimo irakangura abantu kugira ngo nabo bahaguruke bajye gukangura abandi, hanyuma bashe no kubwinjiramo, kuko Imana igiye gusuka ububyutse bukomeye. Igisigaye ni isukwa ry'ububyutse buzasukwa ku mugaragaro, kugira ngo abantu bose Imana yarobanuye, abagendana na Yesu Kristo yatoranije, bose babwinjiranemo. Ariko ubu ngubu abo Imana yarobanuriye kugira ngo bahugure abandi, bategure abandi, bo babwinjiyemo. Abo twabita ba forumateri bo guforuma abandi. Iki ni igihe rero twinjiyemo cyinjiza abantu mu bubyutse, ari cyo gihe cyuzuye cy'Imana. Dusohotse mu bihe, byari ibihe bitatu. Nivuga ngo ni igihe cya rusange ku bantu, igihe cyihariye cy'umuntu n'Imana, n'igihe cyuzuye cy'Imana. Iki ni cyo gihe twinjiyemo rero. Ni igihe gisohowe mu bihe kugira ngo abahamagawe bakinjiranemo na Yesu n'Umwuka Wera, kugira ngo bahindure abandi, Yesu abone umugeni we aze kumutwara atariho umugayo, atariho ikizinga n'umunkanyari. Tugiye kuzaganira rero byimbitse, tuzinjira muri izi nyigisho zigendanye n'ububyutse no kureba uko abantu bakwiye kwifata no kwitwara, kugira ngo Yesu ubwo azaza azasange bari maso. Abazakurikirana izi nyigisho nibo bagiye kuzinjira mu bubyutse. Ububyutse bugiye kuza so bwa bose. Abenshi bazabubamo, abandi bazabwumva ariko ntibazabubamo. Bamwe bazagenda mbere yabwo, abandi bazagenda muri bwo hagati, abandi bazazamuka mu itorero ubwo yazaza gutwara umugeni, bazumva impanda bazamukane na Kristo, bajye kumusanganira, basanganira umwami wabo. Haleluya. Iki ni igihe cy'impanda igiye kuvuga, ariyo mpanda ya nyuma y'imperuka izazamura umugeni. Niyo mpamvu Imana ishaka gusuka ububyutse bugomba kuvanaho ibyo twarebeshaga amaso, ibyo twari tuzi, ibyo twari tumenyereye, hagatangira ibishya bitari bimenyerewe, bitari bizwi, kuko Imana ishaka gutekesha teokrasi ivanyeho demokarasi. Haleluya. Rero dusomye amagambo hano y'umugabo witwa Salomo, umwami w'Abisirayeli wa gatatu. Nyuma ya Sawuli na Dawidi, ari we se wa Salomo, Salomo amaze kwima ingoma ajya gusenga. Ariko asenga amaze yatanze ibitambo, yatashye urusengero, amaze kurumurikira Uwiteka, aramubwira ati ariko Nyagasani, mu masengesho yasenze
aho amurikira Uwiteka urusengero, arambwira ati abisirayeli ndabizi bazakora ibyaha, bazagucumuraho, bazaba mu buhenebere, kuko ngo Imana yarururutse iza gutaha urusengero, ngo igicu kiramanuka gitwikira ihema, urusengero kirutwikira abatambyi baro baca ngo bajye gutamba. Aho bari binjiye mu bubyutse bukomeye. Ariko Salomo areba kure, aravuga ati Imana ndabizi abisirayeli bazacumura, ejo bazakuvaho, nibasohoka muri ubu bubyutse bagatana bagatandukira, ndakwinginze nusuka ibyago muri iki gihugu, hanyuma hakagira abantu birobanura bakaza muri inzu tukumurikiye, uzibuke uyu munsi, uzibuke ibitambo dutambye, uzibuke umwanya tumaze aha, uzibuke iki gihe twafashe kugira ngo tubane nawe, uzibuke uyu munsi kuba dusuye ugasanga hari impinduka, ugasanga hari ububyutse, ugasanga hari ikanguro, ugasanga hari imbaraga, ugasanga hari imitima ikiranutse, ugasanga hari imitima mishya, ugasanga umwami na rubanda n'ibikomangoma twese twaciye bugufi kukubaha no kukubararira. Uzibuke iki gihe, hanyuma uzababarire abisirayeli. Iryo ni isengesho Salomo yasenze, arangije arataha. Hanyuma aza kujya gusenga yiherereye, biratubwira ngo yagiye ku gasozi gasumba utundi kukanunga hejuru. Hanyuma ajya gusenga, ajya kugisha Uwiteka Imana inama. Imana ngo iramusura mu ijoro, iramubwira ngo Salomo rero unsabe icyo ushaka ndakiguha. Nibwo yayisabaga ubwenge, hanyuma mu butunzi imuha icyubahiro, imwemerera no kuzarama imyaka myinshi. Ko hano iramusura, iramubwira ngo rero cyagiye warasenze ndakumva, urambwira ngo ububyutse nibumara guyoyoka, ubuhenebere bwaje nk'uburiho muri ibi bihe turimo, nibubona ubuhenebere bwaje, ububyutse bwashize, abisirayeli bagakora ibyaha, nanjye nzabahana, nzarekura mugiga, nzarekura ibyorezo, nzarekura inzara, nzarekura inzige, nzateza akaga abisirayeli bazahura nako. Ariko nihirobanuramo abantu banjye nk'uko wabimbwiye cya gihe, hakirobanuramo abantu bitirirwa izina ryanjye, bakicisha bugufi, bakaza kunshaka, ntibashake ibindi bintu, ntibashake izindi nyungu, ntibashake ibindi by'isi, bakaba ari igihe baza gushaka. Iramubwira ngo abantu banjye bitirirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye. Ubu twe ntidushaka mu maso y'Imana, turashaka ibindi bintu ku mpande, turishakira inyungu z'isi, turishakira inyungu dukura mu bwami butari ubw'Imana. Izo nyungu rero nizo ubona zitwaye abantu umutima, nizo ubona zirangaje abantu cyane. Ariko Imana yavuze ngo ya nibaza gusenga bagashaka mu maso hanjye bicishije bugufi, hanyuma ngo bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzabumva ndi mu ijuru, mbabarire igicumuro cyabo, nzabakiriza n'igihugu. Haleluya. Irabasaba ko bazihana, kandi bakihana batongera kugaruka inyuma. Ntabwo ari ihurizo ryoroshye, ni ikintu Imana ivuganye n'umwami. Iramubwira ngo ndagutumye, genda ubwire abo bantu waje uhagarariye, iyo nkureba nkurebera mu ishyanga ry'abisirayeli, genda ubabwire rero ndi Imana yabo, ndi Imana ibumva, ndi Imana ibakunda, ndi Imana ibafitiye imigambi myiza. Ariko sinifuza ko bajya mu byaha. Nibajya mu byaha kubahana nzabahana, nzakinga ijuru imvura ntabwo izagwa, nzateza mugiga izamara abantu, nzahereza inzige zizona imyaka. Ibyo ni ihame nzabikora. Ariko nihagira abantu birobanura bitirirwa izina ryanjye, bakaza imbere yanjye, bagahagarara mu cyuho, bakicisha bugufi, icyo nicyo cya mbere, bakabanza bagaca bugufi, bakumva ko imitima yabo ari iminyantege nke, bakumva ko bo ubwabo ntacyo bashoboye, bakicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, nanjye icyo gihe nzumva. Nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye. Aya ni amagambo atoroshye, ni amagambo aremereye. Guca bugufi birakomeye, biratunaniye abana b'abantu. Umuntu arasenga n'icyubahiro cy'amashuri, undi arasenga n'icyubahiro cya diplome, undi arasenga n'icyubahiro cy'akazi, undi arasenga n'icyubahiro cy'imiryango avukamo, undi arasenga n'icyubahiro cy'aho atuye, undi arasenga n'icyubahiro cy'ibyo atunze, undi arasenga n'icyubahiro cy'ibyo akora, undi arasenga n'icyubahiro cy'ibyo babana, undi arasenga n'icyubahiro cy'abo bari kumwe, cy'abo bagendana, undi arasenga n'icyubahiro cy'ubutunzi afite n'ibyo agendana nabyo. Ariko ibyo si by'Imana ireba. Iravuga ngo nimwicisha bugufi. Guca bugufi si ikintu cyoroshye, ni ikintu kigoye umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu wese arashaka kuremera, umwana w'umuntu wese arashaka gukomera, umwana w'umuntu wese arashaka gukomerwa amashyi, umwana w'umuntu wese arashaka kugira ngo bamuterere intebe imbere agaragara aboneke, ari uhabwe ijambo, ari ushyirwa imbere akomerwa amashyi, avugirizwa impundu. Ariko ibyo ntabwo ari byo Imana dukeneyeho.
yaravuga ngo niyicisha bugufi agasenga agashaka mu maso y'Imana, si ugushaka mu maso y'ibindi bintu, ngo bagahindukira, harimo guhindukira, ngo bakareka ingeso zabo mbi, ngo nanjye nzabumva ndi mu ijuru mbabare igicumuro cyabo mbakirize igihugu. Reka ngaruke kuri ijambo guhindukira, nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira. Haleluya. Utarahindukira hari ibyo udashobora. Ijambo ryitwa kwihana ririmo amagambo abiri, ni ijambo ry'ikigiriki. Kwihana harimo guhindura imitekerereze, metanoia. Wamara guhindura imitekerereze hanyuma ugahindura icyerekezo. Utarahindura icyerekezo ntabwo uba wihannye. Aha rero Imana ibwiye Abisirayeli, ibwiye Salomo ngo genda ubabwire ubwoko nagushinze kuyobora, ubabwire bazihane bahindukire. Nibamara guhindukira bareke ingeso zabo mbi, ishusho yabo ihinduke, ne kubabona uko nababonaga, bataratera umugongo ibibi, bataratera umugongo icyerekezo kibi, bataratera umugongo igicaniro kibi, bataratera umugongo ibikorwa bibi, bataratera umugongo amasezerano mabi, bataratera umugongo umwami mubi, bataratera umugongo inzira mbi. Ntabwo nzigera mbumva, sinzigera mbatega amatwi, sinzabahindukirira, ntabwo nzigera mbaha umugisha, nta mahoro bazabona, bazahora n'akaga, ibyago n'amakuba. Niko Imana ivuganye n'umwami. Yamwe ngo genda ubabwire bicishe bugufi, basenge, bashake mu maso hanjye bahindukire. Haleluya. Rero kwihana ni uguhindura imitekerereze. Wamara guhindura imitekerereze aribyo metanoia, ugahindura icyerekezo, ukareba aho utarebaga, aho warebaga ukahatera umugongo, kuko hari hakujyanaga mu nzira zigutandukanya n'Imana, ugaruka mu nzira zigendanye no gushaka kw'Imana. Wari ku mwami Satani watsinzwe, wagombye guhindukira umwami Yesu Kristo wamutsinze, ugatandukanya ibyerekezo. Rero iyo icyerekezo cyajyaga habi ugitera umugongo, iyo icyerekezo kijya heza ukaba ari cyo buriraho amaso. Iyo twihannye, kwihana ni ugupfa. Dupfa mu byaha, dupfa kwa Satani, dupfa mu bibi abadushaka ntibongera kutubona kuko twapfuye muri byo. Hanyuma kwihana rero kurimo amagambo abiri niko nababwiye: guhindura ibitekerezo, imitekerereze, no guhindura ishusho. Aha rababwiye ngo mwihane, muhindukire, mureke ingeso zanyu mbi. Kureka ingeso z'umuntu mbi ngo ni uguhindura ishusho. Ibyo umuntu yakoraga ntibongere kubimubonamo, ntibongere kumusomamo bya bindi, kuko ishusho ye yahindutse. Hari uko bari bamuzi, none bamubonye ukundi. Niho biri tubwira ngo nimugende mwihane, mwere imbuto zikwiriye abihannye. Aha rero guhindura ishusho nibyo kigira cyitwa metafonia. Kwihana ni uguhindura imitekerereze hanyuma ugahindura ishusho. Ishusho yawe igahinduka, abantu bakakubona mu yindi shusho. Ishusho bari bakuzimo bagasanga wayitaye, wabonye ishusho nshya. Aha rero niho Salomo Imana imwe kujya kubwira Abisirayeli, iramubwira ngo nibamara guhindura imitekerereze bagahindura icyerekezo cyabo, hanyuma ishusho yabo nkabona yahindutse, nanjye nzabara igicumuro cyabo, nzabakiriza igihugu. Igicaniro cy'ububyutse rero ni iki kidusaba. Ububyutse ni iki busaba abantu? Burasaba ko abantu bihana, bahindura imitekerereze, hanyuma bagahindura icyerekezo, bagahindura ishusho yabo. Twari twicaye ku gicaniro kituzanira ubuhenebere, birasanga ngo tugisohokeho rero, tugihagurukeho, turebe mu cyerekezo kindi, dushake igicaniro cy'Uwiteka aricyo duhagararaho. Nitumara kukigeraho ishusho yacu izahinduka. Nimara guhinduka tuzatangira kwera imbuto zikwiriye abihannye. Haleluya. Igicaniro cy'Uwiteka gitera umuntu kwera imbuto zikwiriye abihannye, hanyuma akaba mu bubyutse agakora imirimo ishimwa n'Uwiteka. Hari ibicaniro bine abantu Imana yahamagaye, abantu b'Imana babaho bibabuza kwinjira mu bubyutse. Igicaniro cya mbere tugisanga muri Ezekiel 22 n'umurongo w'9. Reka tuhasome twumve uko havuga uko iki gicaniro kimeze, uko Imana ikibona. Ibi ni ibicaniro bizitira ububyutse bituma abantu Imana yahamagaye batabwinjiramo. Iki gicaniro tugisanga muri Ezekiel igice cya 22 umurongo w'9. Umva uko Imana yavuganye na Ezekiel. Yaramubwira ngo ababeshyera abandi bari bakurimo kugira ngo bavushe amaraso. Abagutuyeho bagaburiye imandwa mu mpinga z'imisozi.
kandi bagukoreramo ibiteye ishozi. Iki ni igicaniro cyatuweho n'abantu bakicaramo. Iki gicaniro kirukana Imana. Hano haratweretse ngo abari bakurima, bari batuye muri icyo gihugu, bagiye mu buhenebere, binjiye mu buhenebere, ububyutse burangiye, buvuyeho, hari igicaniro cyaje gisenya ububyutse. Icyo Uwiteka kirazima, hazamuka ikindi gicaniro, haza ku gicaniro cy'imandwa, kivusha amaraso, kizana ibinyoma, kibeshya, ngo kigaburire imandwa mu mpinga z'imisozi. Biratangaje kubona Bibiliya iritubwira abagaburira imandwa. Iki ni igicaniro rero cy'imandwa n'abazimu. Iki gicaniro iyo ugiye mu mateka y'Abanyarwanda, iyo ugiye mu mateka y'ibiyaga bigari, iyo ugiye mu mateka y'abantu batari bamwe, usanga ibi bicaniro babifite. Ibicaniro by'imandwa bigaburira imandwa n'abazimu. Iki ni igicaniro Uwiteka yabonye mu Bisirayeli, arababwira ngo dore yewe mwa Bisirayeli mwe, iki gicaniro kiri hagati mu gihugu, cyamaze gutwara imitima ya benshi, cyamaze kugusha abatari bake, abantu bagaburiye imandwa mu mpinga z'imisozi. Iki gicaniro gitera abantu kuvumwa, iki kizana umuvumo. Iki gicaniro gikorwaho amasezerano. Niyo ngo hari Satani nyiri igicaniro, agashyiraho ibigirwamana bigomba guhuza abantu nawe, akazana abapfumu bagomba kuba abakozi be, bameze nk'abapasitori, ni abahuza ba Satani n'abantu, abapfumu. Hanyuma kikaberaho ibitambo, kitambirwaho ibitambo bya Satani. Kandi iki gicaniro gikorwaho amasezerano, kikabaho imihango, kikabaho imigenzo, kikabaho imiziro n'imiziririzo. Iki ni igicaniro kiramya Satani, gihesha ubwami bw'umwijima agaciro, gituma ubwami bw'umwijima bukomera bukamamara, kigatuma ubwami bw'umwijima buyobya abantu bukabarindagiza, kigatuma ubwami bw'umwijima buzirika abantu bagahora mu icuraburindi, Yesu akimuka, Imana ikimuka mu gihugu ikagihunga, kubera ko igihugu cyahawe imandwa, cyahawe abazimu. Rero iki ni igicaniro kibi, gitera abantu kuvumwa. Iki aho cyageze, igihugu kiravumwa, abantu, ishyanga riravumwa, abantu baravumwa, n'imiryango iravumwa. Iyo tugiye muri Ezekiyeli 18, hatwerekana none igicaniro cy'imandwa n'abazimu, aho Imana yerekana umukiranutsi, ikavuga ngo umuntu navuga ko ari umukiranutsi, hari ibyo agomba kuba yujuje, hari ibisabwa. Mu byo agomba kuba yujuje, agomba kuba ataruburiye amaso ku bigirwamana by'Abisirayeli. Reka nsome 18 umurongo wa 6 cyangwa mpere kuri 5, ngo ariko umuntu niba ari umukiranutsi agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, kandi akaba atagaburiye imandwa ku murinzi ushinze mu mpinga y'umusozi, n'ibigirwamana by'inzu ya Isirayeli ntabyuburireho amaso, kandi akaba atanduza umugore w'umuturanyi we, nuvuga ngo ntakazanura, ntavuga ngo ntabwo yinjira mu baturanyi ngo ajye gusambana nabo. Urumva Imana iratwereka ngo uzavuga ko ari umukiranutsi n'uzaba ataragaburiye imandwa mu mpinga z'imisozi ku murinzi, n'uzaba atarigeze yuburira amaso ku bigirwamana. Twebwe dufite ibigirwamana byatugoye, hari icyitwa Nyabingi, hari icyitwa Ryangombe, hari icyitwa Nyaburezi kiva mu Gisaka. Igisaka cy'Abagesera Bazirankende bafite icyitwa Nyaburezi gitera abantu kuguruka bakarya abantu. Hanyuma ikindi gice gisigaye kikagira icyitwa Ryangombe na Nyabingi. Ibi n'ibigirwamana byo kamye akarere kacu k'Ibiyaga bigari. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Iki ni igicaniro kizanira abantu umuvumo, gitera kuvumwa. Iyo Imana yahamagaye abantu rero, ibavana hanga ko iki gicaniro cyarabasinzirije. Utarakizwa wese naha yicaye. Iyo umuntu akiri mu byaha, aba yicaye ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu. Igicaniro cya kabiri, Imana ishaka ko abantu basohokaho bakabona ububyutse, kuko ibicaniro bizitira ububyutse, ntibishobora gutuma ububyutse bwinjira, ntibishobora gutuma ububyutse bubaho, kuko byafashe ikirere, bifata imitima y'abantu, byubaka network nini ituma abantu bahora mu rujijo, bahora barindagira, bahora basa n'abatazi aho bari, kuko bari mu bitotsi biticura. Igicaniro cya kabiri tugisanga muri Maraki ibice 2 umurongo 13. Iki kirakwiye kugira ngo abantu bagihagurukeho, hanyuma abantu binjire mu bubyutse. Ibi ni ibicaniro bibuza ububyutse,
bituma abantu bataba mu mwanya bari bakwiye kubamo kugira ngo Imana ikorane nabo. Iki kiravuga kiri gite? Mvugo iteka yabwiye Abisirayeli kuri Maraki ngo kandi hari n'ibindi mukora, mutwikiriza igicaniro cy'Uwiteka amarira no kuboroga, mugasuhuza imitima, bigatuma atita ku maturo mutura, ntayakire ngo anezerwe. Iki ni igicaniro kiri mu nzu y'Imana, iki ni igicaniro kiri mu nsengero, iki ni igicaniro cya kindi abantu bamaze gukizwa bakiriye Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwabo, binjiye mu nsengero, bari bazi ko bagiye guhura n'Imana, ariko basanze ari igicaniro cyubatswe n'amadini, kuko ibihari ubu ngubu ntabwo ari itorero rya Kristo. Itorero Yesu yashakaga si ryo yabonye. Yesu ntabwo yigeze agira umugambi wo gutangira idini. Yesu yashyizeho umugambi wo gutangira itorero. Umwanzi araryinjirira, akora ibintu mbere, arapirata itorero rya Yesu, ashyiraho idini kugira ngo Yesu najya kuzana itorero azasange ibye byaramaze kwamamara, abantu bayoberwa iby'ukuri n'ibipfuye, barindagire muri ako kayubi, barindagire muri urwo rudubi rw'ibintu, be gusobanukirwa igikwiye kubahesha umugisha no gutuma babana n'Umwami wabo neza. Iki ni igicaniro dusanga mu rusengero, kibaho amaganya n'agahinda, igicaniro cy'amarira no kuboroga. Iki ni ko Imana ikibwiye Maraki ngo kibwira Abisirayeli. Icyo gisanga mu nsengero, aho abantu basenga buri gihe, ari ugasanga ibyifuzo byabo ni bimwe. Ibyo basengera mu kwa mbere n'ibyo usanga mu kwa 12. Iki ni igicaniro gitanga igitangaza. Iki kibonerwa igitangaza kuko Imana ivubira ababi n'abeza imvura, ikabavushiriza izuba. Abari kuri bicaniro baganya, baboroga, barira, Imana ibaha igitangaza. Igitangaza ni icy'umuntu ku giti cye, ntabwo ari icya rusange, si icy'umuryango. Igitangaza ni kiragwa, kandi igitangaza kiracuya. Iki gicaniro kiri mu idini, mu nsengero hirya no hino, hahandi abantu basengera ni abanyedini bahicaye. Iki gicaniro rero kitera abantu kubona, kibahesha igitangaza, ariko igitangaza kiracuya. Ni iki gihe gito ushobora gusenga Imana, hari ibintu ukennye, urimo urasengera minervari y'umwana, urimo urasengera kubona imodoka, urimo urasengera gushaka, Imana igakora icyo gitangaza ukabibona, ariko wagira ngo uratashye ugasanga umwana wasengeraga ngo ajye mu ishuri imodoka yamugonze. Waruzanye minervari, hanyuma ikajya kumuvuza, minervari kongera ikabura, ugasubira gusenga. Ugiye gusengera minervari, usengera n'umwana warwaye. Ni igitangaza wakiriye cya minervari, ariko umwana usanze yakoze impanuka. Ubundi asengeye ubukwe burabaye, ariko urubyaro rurabuze. Urumva abonye ikintu, ariko hari ibindi bibazo biruta cya gisubizo yabonye. Umuntu arasengera imyambaro, Imana ikagira ngo ikamuha umwenda, yagera mu rugo agasanga baraburaye. Ya myenda yarazanye n'inzara igiye kubabuza kuryama, agasanga imyenda itaye agaciro. Igitangaza kiracuye. Icyo nicyo abantu bakura kuri iki gicaniro cy'amaganya no kuboroga kiri mu rusengero, kiri mu idini. Igicaniro cya gatatu abantu bicayeho ni igicaniro cy'impumyi. Iki tugisanga muri Yesaya 56:9. Igicaniro cy'impumyi. Iki cyo kimeze gite? Kiberaho iki? 5:6. Umva uko Iteka kivuga: mwa nyamaswa zo mu gasozi mwe, mwese mwe nimuze murye, namwe nyamaswa zo mu ishyamba, abarinzi be bose ntacyo bazi, bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka, bararota bakaryama bagakunda guhunikira. Koko ni imbwa z'isambo zidahaga, n'abungeri batabasha kumenya, bose bateshuka inzira bajya mu yabo ubwabo. Umuntu wese yishakira indamu mu buryo bwose. Baravugana bati, nimuze mbazanire vino tunywe ibisindisha tuvuyarare, n'ejo naho bizaba bityo bitagira akagero. Iki ni igicaniro cyitwa igicaniro cy'impumyi. Iki ni igicaniro kiriho abayobozi, kiriho abatambyi. Aba nibo bagombye kubera amaso umukumbi. Urumva hano Imana ibwiye Yesaya ngo nagende ashyireho umurinzi,
umurinzi abe maso arinde umukumbi w'Uwiteka. None abagomba gutera baraje baritegereza basanga umurinzi ni impumyi, ndetse ngo abarinzi bari n'impumyi bose nta n'icyo bazi, bararindagira nta bumenyi, nta bwenge, nta mwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Ntacyo bapfana na Kristo bavuga ko bahagarariye, ahubwo bahagarariye inyungu zabo, kuko baratwereka ngo bose bishakira indamu banyuze mu nzira, buri wese yirobanuriye atitaye ku ngaruka, atitaye ngo birava he. Icy'ingenzi ni uko indamu ayigeraho, inzira yacamo yose agomba kwirongera indamu. Aha rero haratwereka ko abarinzi ngo babaye nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka. Icyo bakora no guhunikira gusa, basinziriye ku butunzi, basinziriye mu isi. Umwami utegeka iyi si ari we nk'uko ukorera mu batumvira yamaze kubahuma amaso, uwo ni Satani, yabasinzirije ku butunzi bwo mu isi. Bicaye ku gicaniro cy'impumyi, kandi bo bayoboye umukumbi w'Imana. Aba bayoboye itorero rya Kristo, bayoboye n'ubutegetsi bwo hanze. Ubwami bwo hanze buyobowe n'aba, kandi nibo bayoboye umukumbi wa Kristo. Aba bombi nibo bashumbye umukumbi w'Imana. Ubundi Imana yishyizeho igihugu ikayishyiramo ishyanga, rigomba kugira abantu bane muri iryo shyanga. Ishyanga ribamo umwami n'ibikomangoma, ishyanga rikabamo umuhanuzi na rubanda, rikabamo umuhanuzi n'umutambyi, hanyuma hakaba na rubanda arirwo rushinzwe abo bantu bose. Ishyanga ryose cyangwa igihugu cyose kigirwa n'umwami n'ibikomangoma. Iryo ni itsinda rya mbere riyoboye abantu mu nzego z'ubuzima busanzwe, mu bifatika. Hanyuma hakaza itsinda rya kabiri rigizwe n'umutambyi n'umuhanuzi. Hanyuma hakaza rubanda. Abategeka iby'umwuka n'abategeka ubuzima busanzwe bose bategeka rubanda, bahurira kuri rubanda. Icyo umuhanuzi ashinzwe, agendana ukuri kw'Imana ku mutima we. Iyo abonye akaga kaje, avuza urwamo akiyamirira, akabwira abantu ati musige muhunge, dore akaga karateye. Imana yo ngo genda ushyireho umurinzi aze kuvuga icyo yabonye. None umurinzi yabaye imbwa y'ikiragi itabasha kumoka, ndetse ngo nta n'icyazi, ni injiji iraho irindagira, yibereye mu nyungu gusa. Ibyo ni ukurota akarya agahunikira. Umva uko Imana ibonye aba bantu. Ibi ni ibicaniro by'impumyi, ibi ni ibicaniro by'abayobozi, abanyamadini, babandi tubona batwita ko bakomeye. Aba bamaze guhuma, bahumishijwe n'ubutunzi, bahumishijwe n'inda yabo, bahumishijwe n'inyungu zo hanze aha, bahumishijwe n'icyubahiro, bahumishijwe n'abagore n'abagabo, bahumishijwe n'igitsina. Aba barasinziriye mu buryo bw'umwuka, babaye imbwa zitabasha kumoka, babaye ibiragi. Ntabwo ntuka nyine ko Bibiliya itubwiye, nta magambo ya Bibiliya. Barasinziriye. Birakwiye ngo habeho ububyutse bwo gukangura aba bantu. Rero ibi ni ibicaniro bitatu dusanga abantu Imana ihamagara kugira ngo binjire mu byutse ariho bicaye. Binjire ku gicaniro cya kane, igicaniro cy'Uwiteka. Igicaniro cy'Uwiteka tukibona igihe cya Eliya, ubwo yasanaga mu gicaniro cy'Uwiteka. Amaze kugisana ngo ashyiraho amabuye. Ariko habanje igicaniro cy'Abayali, igicaniro cy'imandwa n'abazimu, cyari gifitwe n'umwami Ahabu. Igicaniro cy'imandwa n'abazimu amaze kugishyiraho, kandi ngo cyari gifite abatambyi 850. Barabanza bakora ibyabo. Ariko kubera ko umuhanuzi w'Uwiteka yahageze, ibyabo arabisenya. Haleluya. Impamvu Imana yamwohereje mu Basidoni akabanza akagisarefati, niho isoko z'imbaraga z'Abayali na Ashera zakomokaga. Imana irabanza imwoherezayo kugira ngo abanza zisenye, namara kuzisenya imigambi yose izabera mu Isirayeli izaba imigambi y'Imana, kuko isoko y'imbaraga yamaze kuyica. Hanyuma igihe cy'Ikarumeli ngo bahamagaye Imana yo barayibura, kuko aho hagomba koherezwa imbaraga zikomeye ziva ku isoko ntazo babonye. Suko itari isanzwe ikora. Bayali yarakoraga, Ashera yarakoraga, ibyira by'umuriro n'ibindi byarakorekaga. Niyo mpamvu rero Eliya Imana yaje kumutumayo kugira ngo abanze agenda zirimbure, namara kuzirimbura azaza akiza Abisirayeli. Imana iguhamagaye, igutuma mu ntambara, igucishamo, igutuma mu isi y'umwijima kugira ngo ubanze usenye. Ikohereza abapfumu bakakurwanya, yohereza abarozi bakakurwanya, abakonikoni bakakurwanya, kugira ngo ikwigishe kurwana n'isi y'umwijima, umenye kurwanya intambara z'umwuka. Noneho usenye abakozi ba Satani imirimo yabo, numara kuyikuraho ibicaniro byabo birimbure. Usenge icaniro
iki cyashyizweho n'imandwa n'abazimu. Iki gicaniro kirimbura ukeyure, abatambyi bacyo bakure mu nzira, abatabashije gukizwa bahunge bimuke, abatimuka bapfe. Niko bigenda. Ubundi Imana iyo yasutse imbaraga ahantu haba ibintu bitatu. Iyo bakora ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu batihannye barimuka, iyo batihannye barapfa, iyo batihannye nicyo kibategereje, bagomba kwihana, bagomba guhunga cyangwa se bagapfa. Ubundi iyo Imana iguhamagaye ukaba uri mu bubyutse wicaye ku gicaniro cyayo kiramya kikayihimbaza, aricyo gitanga kibyara. Iki gicaniro cy'Uwiteka, haleluya, kibyara amahoro n'umugisha, kibyara amahoro agahesha abantu umugisha. Ikimandwa n'abazimu kizana umuvumo ku bantu. Igicaniro iki cyo mu idini cy'amaganya no mu burogo, iki ngiki gitanga igitangaza gicuya, kandi igitangaza cy'umuntu ku giti cye, kandi igitangaza cy'akanya gato. Iki ngiki cy'impumyi cyicaweho n'abatambyi n'abayobozi, iki ngiki kibyara, kizana akaga n'amakuba ku bantu. Iki ni igicaniro kizanira abantu akaga n'amakuba. Rero Imana iduhamagaye ishaka ko twinjira mu byutse, ibidukura kuri ibicaniro uko ari bitatu: igicaniro cy'imandwa n'abazimu gitera kuvumwa, igicaniro cy'amaganya no kuboroga gihesha abantu igitangaza cy'igihe gito kigacuya, icyo kiri mu idini. Hanyuma Yesu Kristo akatwimura ku gicaniro cy'impumyi, kuko nizo zidushumbye, nizo zituyoboye, igicaniro giteza abantu akaga n'amakuba. Ashaka ko twinjira ku gicaniro cy'Uwiteka, igicaniro cye cy'ububyutse kiramya Imana kikayihimbaza, kikaba aricyo kibyara amahoro agahesha abantu b'Imana umugisha. Haleluya. Twari turimo tureba rero ibicaniro abantu bahamagarwa bakurwaho. Igicaniro cy'ububyutse n'ikimana irimo gutegura, n'ikimana ishaka abantu bicaraho, n'ikimana ishaka abantu bakoreramo. Hano rero tubonye uko Imana yahamagaye abantu bayo bo gutegura abandi bamaze kwinjizwa mu byutse. Irimo irakangura abantu rero kugira ngo nabo bajye gukangura abandi babashe kwinjira muri ububyutse bugiye gusukwa, kuko bugiye gusukwa ku mugaragaro. Nibumara gusukwa ku mugaragaro, abantu bose bazabwinjiramo, abazaba badafite ibi bintu ngiye kuvuga. Ntabwo umuntu ukifite amacabiranya muri we ububyutse azabwinjiramo, ugifite amoko ntazabwinjiramo. Hari ibintu biranga uzinjira mu bubyutse. Nibyo ngiye kuvuga, ni ibintu bitandatu biranga umuntu uzinjira mu bubyutse. Nawe wigenzure, utege amatwi bikurikire, wumve niba ibi bintu bitakugonga. Nusanga bikugonga uhindukire wihane, kugira ngo ejo ububyutse nibusukwa utazasigara inyuma, kuko hari abazapfa mbere yabwo, hari abazapfa muri bwo hagati, hari abazapfa butaraza, abari mu buhenebere bose, abikicaye kuri bicaniro uko ari bitatu. Mvuze igicaniro cy'imandwa n'abazimu, mvuze igicaniro cy'amaganya n'umuborogo, mvuze n'igicaniro cy'impumyi. Aba bantu batatu bicaye kuri bicaniro, ububyutse ntabwo bari bubwinjiremo, ububyutse burabatwara. Batagenda mbere yabwo, baragenda muri bwo hagati. Abenshi baragenda mbere yabwo, abandi bazagenda muri bwo hagati. Ariko igicaniro cy'Uwiteka, abo nibo bazumva impanda, bazazamukana na Kristo Yesu aje gutwara itorero. Haleluya. Ndabibabwiye ngo ngiye kubereka ibintu bitandatu biranga umuntu uzinjira mu byutse. Icya mbere ni iki ngiki: umuntu uzinjira mu byutse agomba kuba ari umuntu witeguye ubwe gutandukana n'isi. Ni umuntu witeguye muri we, wamaze kwitunganya, wamaze kwiyumvisha neza ko isi agomba kuyisohokamo agatandukana nayo. Ni umuntu wemera kwirwanya we ubwe, agatsinda umwuka w'igifarisayo ugarura abantu b'Imana mu isi. Nuvuga ngo ni umuntu ugomba kwirwanya, akitsinda, agatsinda kamere, agatsinda umwuka w'igifarisayo ugarura abantu b'Imana mu isi. Uyu mwuka w'igifarisayo ugarura abantu b'Imana mu isi, ikintu ugarura abantu b'Imana mu isi gukora, ubagarura kubaka idini.
uyu mwuka w'igifarisayo ugarura kubaka idini. Idini abantu benshi ntibayisobanukirwa. Idini, iyi ni biro ya Satani, iyi ni ofisi Satani yashyiriyeho kugira ngo ahure n'abantu abone uko abayobya. Mu mugambi w'Imana ntabwo idini ryari ririmo. Imana yashaka gushyiraho itorero, hanyuma Satani umushinga arawiba, araza ashyiraho idini kugira ngo ayobye abantu. Imana nizana itorero, abantu be kuzasobanukirwa idini n'itorero icyo ari cyo. Atera urujijo, ateza confusion mu bantu kugira ngo badasobanukirwa ukuri n'ikinyoma. Rero idini ahangaha ni biro ya Satani, niho Satani yicaye. Biro ya Satani nivuga ngo idini rero iri ngiri tuvuga ni abantu bashaka kujya ku Mana ariko batemera ko Imana iza muri bo. Ni umuntu ukubwira ngo jyewe ngo ndashaka Imana, ngo narakijijwe, akari na kamere ye, ari n'ibyifuzo bye n'imigambi ye mibi, ibikorwa byose bya kera aracyari nabyo. Ntabwo yigeze ahinduka, ntabwo yigeze yihana, ntiyahindukiye, ntabwo yahinduye ishusho, ntabwo yahinduye icyerekezo, ntabwo yahinduye imitekerereze. Ntarahindura imitekerereze, ntarahindura icyerekezo, ntarahindura ishusho, arashaka kujya mu ijuru kandi ntabwo bikunda. Twasomye ibyakozwe n'intumwa, amagambo atubwira mu gice 3:19-21 ngo ni mwihane muhindukire. Haleluya. Uko Salomo Imana yamubwiye mu ngoma za kabiri, ni nako Imana yabwiye intumwa zayo, iravuga ngo mwihane muhindukire. Aya magambo yavuzwe na Petero. Imana imaze gusuka umwuka wera, amaze kubatizwa imbaraga z'umwuka wera, nibwo yatinyutse guhagarara hangara abwira abantu ngo mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza. Kuki bahemburwa? Bari baramaze gupfa mu mitekerereze, bari baramaze gupfa mu myumvire, bari baramaze gupfa mu mikore n'imigenzereze. Ishaka ariko bahembuka, nta kintu kizabahembura nuko umwuka azaba yabamanukiye. Aba rero idini ni abantu bashaka kujya ku Mana bagifite kamere zabo, ntibarahindura imitekerereze, ntibarahindura icyerekezo, ishusho yabo iracyari ya yindi ya kera, abantu baracyabaze ko bari babazi. Idini ni abantu biyubakiye ubwami, bishyiriraho amahame, bashyiraho amategeko, bashyiraho imihango ngo babyuririreho bibafashe kugera ku Mana. Aba bantu rero biyubakiye ubwami, biyubakiye ubutegetsi. Bamaze kwiyubakira ubwami, biyubakiye ubutegetsi bwabo, bigarurira ubutunzi bwose bw'isi. Iyo ushatse kuvuga bagukubitisha amategeko, bakagufungisha, uko nibo bafite inkota, nibo bagenda n'inkota mu kuboko. Aba nibo ntabwo batekereza ijuru. Aba rero ntibarebe ijuru, ntibarebe inyungu zaryo, ntibarebe ubwami bw'Imana. Ibyo ntacyo bibabwiye. Bahumye amaso, basigaye amaso yabo areba iby'isi, amaso yabo arareba inyungu, amaso yabo arareba ibigaragara n'ibifatika. Ibindi bintu ntacyo bibabwiye. Barashaka kwisahurira, bakikungahaza, hanyuma uvuze ko bagenda n'inkota mu kuboko, nibo bafite ubutegetsi. Idini n'ubutegetsi birakorana, byombi ni bimwe. Umwami wabyo ni Satani, kuko idini rigendera ku bigirwamana. Isi, ubutegetsi bw'isi bugendera ku bapfumu, nabo bufite ibigirwamana. Bose bagendera ku mwami umwe ari utegeka abatumvira. Iri ni idini. Idini ni ikintu gikomeye. Ubundi iyo dushaka kumenya idini n'itorero tubitandukanye dutya. Mu itorero ritangira abantu basenga kandi rirangwa n'amasengesho. Mu idini haba inama nyinshi z'urudaca, abantu bagendera mu manama. Itorero riyoborwa n'ijambo ry'Imana n'umwuka wera. Ngo itorero riyoborwa n'ijambo ry'Imana, rigendera ku ijambo ry'Imana, niryo riba urufatiro rwabo. Naho idini rigendera ku bitekerezo by'abantu, amahame ryishyiriraho. Itorero rigaragaramo gukora k'umwuka wera. Umwuka wera niwo ugaragara, niwo ukora, hakora umwuka wera. Ariko mu idini hakora gahunda yumvikanyweho. Hari ibyo abantu bicaye hasi barapanga, bariga, bamaze kubyumvikanaho babishyiraho, none bari byo bihinduka ikigenderwaho. Gahunda bishyiriyeho, bumvikanyeho, izo nizo zigomba gukora.
mu itorero hakora impano z'umwuka wera, mu idini hagakora ubumenyi bw'abantu, mu itorero hitabwaho imbuto z'umwuka wera, ariko mu idini hatoranywa, hakora gutora ku bantu, baratora, hakora amatora no gutona ku bantu, abantu baratona. Iki cya gatanu, mu itorero hitabwaho impano z'umwuka wera n'imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka abantu bafite, izo nizo abantu bareba kugira ngo bagire uwo bashinga imirimo, bagire umuntu bimika. Ariko mu idini haba gutona ku bantu. Iyo utonnye kukomeye, iyo utonnye ku mukuru, icyo gihe nawe uhabwa imyanya, uhabwa inshingano, ukuvuze arirukanwa. Icya gatandatu, mu idini, mu itorero harobanurwa abakozi, habaho kurobanurwa. Abakozi barobanurwa biciye mu gusenga no kugisha Uwiteka inama. Ariko mu idini bareba ubunyamwuga, uyu yize ate, akoze igihe kingana iki, afite experience. Mu itorero siko bigenda, mu idini ho bigenda bityo. Hano mu itorero harobanurwa abakozi hagendewe ku muhamagaro w'umuntu. Itorero rirobanura abakozi rigendeye ku mihamagaro y'abantu. Mu idini habaho barobanura abantu bigendeye ku bunyamwuga. Niyo mpamvu n'amadini y'iki gihe ngo arimo ashaka abantu bize za kaminuza, arimo arashaka abantu bameze batya, arashaka abantu bakoze ibi, ngo abageze imyaka bagende, ngo haza bafite iyi ngiyi. Iyo ni idini igendana n'uko isi igenda. Ntabwo itorero rigendana n'isi, itorero riyobora isi. Itorero rijya imbere, isi ikarikurikira. Ariko idini rijya imbere, idini rijya inyuma, isi ikaba rijya imbere. Aha niho ibintu bitandukanira. Itorero rya Yesu Kristo yaguze amaraso ye, ari naryo ashaka kongera kubyutsa. Muri ubu byutsa agiye gusuka, itorero rye niryo rigomba kujya imbere, hanyuma isi ikarikurikira. Isi ikaba riyoboka itorero, ntabwo itorero riyoboka isi. Itorero riyobora isi, isi iyoboka itorero. Ntabwo itorero ryo riyoboka isi, isi niyo iyoboka itorero. Itorero rijya imbere, isi igakurikira. Ariko idini riyoborwa n'isi. Isi ijya imbere, idini rigakurikira. Namwe mu bigenzure muri iki gihe uzasanga gahunda ziriho mu madini abantu babamo ari gahunda z'isi, atari gahunda z'Imana. Niyo mpamvu rero ubona isi ari iri imbere, idini rikaba inyuma. Ubundi idini n'isi ni bimwe, byose birakorana, birategekana. Ariko itorero n'isi si bimwe, kuko itorero riva mu ijuru, isi ikaba isi nyine. Itorero rijya imbere, isi ikajya inyuma. Ariko kubera ko idini riva ku mwami w'isi, niyo mpamvu idini risohoka mu isi rikakurikira isi. Icya karindwi kiranga idini n'itorero, kurobanura abakozi. Iyo barobanura abakozi, hano ubundi habaho kurobanurwa. Mu itorero bararobanura, ariko mu idini baratora. Idini riratora ngo turebe ninde wadufasha ibi, ninde wayobora korari, ninde wayobora abadiyakoni, ninde wakora ibi n'ibi, ninde wabigenza atya, hakabaho amatora. Ariko mu itorero siko bigenda. Mu itorero habaho gusenga no kwishurwa no kwiburwa n'umwuka wera. Icya munani kiranga idini gitandukanye itorero n'idini. Ibi ni bitandukanye itorero n'idini. Icya munani, mu itorero haba ikiriyo. Ku itorero hahora ikiriyo, ariko mu idini hahora ibirori. Unyumva aka kantu kumve neza. Mu itorero hahora ikiriyo, mu idini hahora ibirori. Mu itorero abantu bahora barizwa n'abantu b'Imana barimbuka, barizwa n'abaguye, babazwa n'abasenyuka, babazwa
n'abandi bafite ibibazo runaka, barababazwa n'ibibazo abapfumu baduka n'ubu bari bushingwa, barababazwa n'uko Imana itakigaragaza imirimo yayo hagati mu bantu, barababazwa n'abantu bafite akaga, barababazwa n'abantu bari mu ntambara, barababazwa n'abantu bari mu buhunzi, barababazwa n'abantu batewe n'inzara, barababazwa n'ibyago byokamye isi, barababazwa n'ibyorezo bihaguruka. Bahora barira, bahora basenga batakira Imana, bahora ku mavi, bari mu kababaro, bari mu gahinda k'ingo zisenyuka, bari mu gahinda k'amadivorce, bari mu gahinda kuko ubutinganyi bwaduka, bari mu gahinda kuko rwihishwa haseseye mu nzu y'Imana ibitari ukuri. Ibyo baraza bicaye barira baboroga batakira Imana ngo barebe ko yatabara. Ariko mu idini ho hibereye ibirori, abantu bari mu biterane byo gushima ko babonye diplome, abantu bari mu biterane bishima ko babonye amazu, abantu barimo barashima ko babyaye, barashima ko bambaye imyenda myiza, barashima ko baguze amamodoka, barashima ko batse insengero z'ibitangaza. Kandi ibyo byose bashimamo, hari abantu b'Imana barimbuka, ubusambanyi bwarabishe, inzira zose zarafunze, abantu birukanye Imana, hasigaye hakoreramo isi, harakorerwamo ibikorwa by'urukozasoni, abantu bakabirenza amaso, hanyuma bagakubera mu birori, bakaba mu minsi mikuru, bagahora muri za anniversaire, bagahora mu bintu bidashira bya hato na hato. Ikirori gihora mu idini, ariko ikiriyo gihora mu itorero. Barira barimbuka, abandi banezezwa nuko abantu barimbuka, bagira uruhare mu kurimbura abantu. Rero ibi ni ibitandukanye idini n'itorero. Mvuze ibintu 8 bitandukanye idini n'itorero. Aha rero niho abantu benshi bicaye ku gicaniro cy'idini, cya kindi gitera abantu kurira no kuboroga. Iki nicyo kirimbuje abantu, gitumye akaga kagera ku bantu. Abantu rero Imana iduhamagara, yuko ishaka gusuka ububyutse, irashaka guhagurutsa abantu kuri iki gicaniro kiri mu idini, bakinjira ku gicaniro cyayo cy'Uwiteka, kugira ngo babe mu bubyutse, bahore baramya Imana, bayihimbaze Imana, ikundi itange amahoro muri bo kandi bahe umugisha. Icya kabiri kiranga umuntu uzinjira mu bubyutse, uyu ni umuntu uba mu nzira yo kwihana. Ni umuntu utoza abantu mu nzira yo kwihana no guhindukira Imana. Umuntu utoza abantu kwinjira mu nzira yo kwihana no guhindukira Imana. Uyu aba yaramaze kwihana, yarasohotse ku gicaniro, kuri ibicaniro kwa 3 yabyimutseho. Ibicaniro navuze yamaze kubyimukaho, yicaye ku gicaniro cy'Uwiteka, araramya Imana ku manywa nijoro. Niyo mpamvu nawe ugomba guhesha abandi umugisha, agomba guhesha abandi amahoro. Icya gatatu kiranga umuntu uzinjira mu bubyutse, icya gatatu ni iki ngiki: ni umuntu ubasha kuyobora abantu kuri Yesu. Uyu muntu ubasha kuyobora abantu kuri Yesu, si ukubayobora mu isi, si ukuyobora mu zindi nyungu, oya, ni ukubayobora kuri Yesu, si ukubayobora ku butunzi, si ukubayobora mu madini, si ukubayobora mu nyungu ziri hanze aha ngaha. Ntabwo ariho abayobora, arabayobora kuri Yesu Kristo. Niyo mpamvu yavuze ngo nibasenga bicishe bugufi bashake mu maso hanjye. Si abashaka ibindi, ni abashaka mu maso h'Imana. Uyu muntu rero uzinjira mu bubyutse, n'uzaba yamaze kubasha kwiyobora kandi akabasha kuyobora abantu kuri Kristo Yesu. Icya kane kiranga umuntu uzinjira mu bubyutse, ni umuntu ubasha gutegura abantu bafite umutima w'ubumana muri bo. Uwo muntu ubasha gutegura abantu bafite umutima w'ubumana muri bo. Uyu muntu agomba kuba yaramaze kwakira Imana muri we, yarabohotse, ntakiri ku gicaniro cy'imandwa, ntakiri ku gicaniro cy'amaganya n'umurogo, ntakiri ku gicaniro cy'impumyi, yicaye ku gicaniro cy'Uwiteka. Ububyutse aragendana nabwo, ijambo ry'Imana riri muri we, kandi arakora imirimo myiza, arira agakiranuka. Imana imubona iramutangira ubuhamya, iravuga ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Haleluya! Uwo ni Imana yamaze kubona. Haleluya! Uyu agomba kuba ari umuntu isi yahambye.
yaramupfushije, mu bitabo byabo nta kibamo, mu bitabo by'imandwa nta kirimo, mu bitabo by'abazimu nta kiriyo, mu gitabo cy'isi nta kiriyo, mu gitabo cy'amoko y'iwabo nta kiriyo, mu gitabo cy'ibisekuruza nta kibarirwamo. Amasezerano y'iwabo yatandukanye nayo, imirage y'iwabo yatandukanye nayo, ibya bindi byose by'iwabo yatandukanye nabyo. Afite amateka mashya, afite umurage mushya, afite amasezerano mashya, afite igihugu gishya, afite inzira nshya, afite umwami mushya, yamaze gucengera mu bishya, ari mu gihe gishya, yamaze kwinjira mu gihe cyuzuye cy'Imana, kuko yasohotse mu bihe yinjiye mu gihe cye. Uyu ni we Imana ikeneye, ufite umutima w'Imana muri we, ugomba gutegura abantu b'Imana kugira ngo nabo babashe kugira umutima w'Imana muri bo. Icya gatanu kiranga umuntu uzinjira mu bubyutse ni umuntu ubasha kwihanganira ibihe acishwamo n'umuhamagaro. Umuntu ugomba kwihanganira, ubasha kwihanganira ibihe acishwamo n'umuhamagaro. Uyu agomba kuba yiteguye kwangwa. Uyu agomba kuba yiteguye guharabikwa. Ugomba kwangwa ukaba uzi ko bazaguharabika. Agomba kuba yiteguye ubukene. Agomba kuba yiteguye intambara z'uburyo bwinshi, izigaragara n'izitagaragara. Hari iziza zigaragara, hari n'iziza zitagaragara. Icya gatandatu kiranga uyu muntu ni umuntu ugomba kuba atiteguye kumvwa. Abantu bashaka gukomerwa amashyi, abantu bashaka kwemerwa, abantu bashaka kugaragara ngo bicazwe imbere, ntabwo ariko bimeze. Umuntu ugiye kwinjira mu bubyutse ni umuntu witeguye kwangwa, akaba atagomba kumvwa. Kuko abantu bakunze, banyoteye, basonzeye isi n'ibiyirimo, n'ibiyuzuye, n'ibyo bayisaruramo. Niyo ngo abantu bashonje inzara, bafite inyota, baryamye ku butunzi, babundikiye amagi batateye, ni nk'inkware ngo ibundikiye amagi itateye, ngo ni nk'umuntu ubundikiye ubutunzi butari ubwe. Rero abantu babundikiye isi, barashaka kuyisarura, barashaka kuyinyaga, bayirimo nk'aho itazarangira, kandi igihe cyayo cyamaze kurangira. Uyu rero ntabwo uzavuga ngo abantu bakumve, kuko ubutunzi bwamaze kubaziba amatwi, iby'isi byamaze kubahuma amaso, inyungu umutima wabo urarikiye zamaze kuwica, warapfuye. Ntabwo rero kukumva byoroshye, niyo mpamvu utazumva abantu bakuvuga neza. Bazagusebya, bazaguharabika, bazakuzonga, ntiwumve ko witeguye gukomerwa amashyi no gushyirwa ku gatuti ngo ushyirwe tapi y'umutuku hanyuma utambuke wemye. Ibyitegererezo isi ifite, ibyitegererezo isi ibona, ibyitegererezo abantu bemera ni iby'iyi si. Ibyitegererezo abantu bashaka kureba, ntibashaka kureba icyitegererezo nka Yesu Kristo, ntibashaka kureba icyitegererezo nka Eliya, abantu bashaka kureba icyitegererezo nka Mose, abantu bashaka kureba icyitegererezo nk'abahanuzi batubanjirije, ahubwo bashaka kureba ibyitegererezo by'abantu b'iyi si batunze ibikomeye, batunze ibya mirenge, babaye ibihangange, babaye ibyatwa. Abo nibo bantu bashaka kwigereranya nabo. Ariko ubwami bwo mu ijuru n'ubwami bw'isi si bumwe, imikorere si imwe. Ubwami bw'isi bushyikira abantu babwo kugira ngo babone uko buyobya rubanda, buyobya abantu. Ariko ubwami bw'Imana, kuko ibintu by'Imana ari iby'igihe kirambye, ni iby'iteka ryose, ntabwo Imana ibyamamaza. Satani wari mu cyamunara arimo aramamaza ibintu bye, kuko azi ko ubwami bwe ari ubw'igihe gito, ariko ubwami bwa Yesu ni ubwami bw'iteka ryose. Niyo mpamvu Yesu ibintu bye atabyamamaza ngo bikorere publicité, kandi n'ubwami bwe ari ubwami butagaragara, ari ubwami bwihishe, ari ubwami bw'ibanga. Ubwa Satani buri kumanywa turabureba twese, tubona abakozi be, turababona, turabatandukanya, turabamenya. Ariko iby'Imana ni ibintu bihishe. Ntabwo Imana ari ibyamamaza ibintu byayo, kuko ubwami bwayo n'ubwami butazahanguka. Isi rero abantu bamaze kuyinjiramo bafata ibyitegererezo bashingiye ku isi. Niyo mpamvu kugira ngo abantu bazumve abantu b'Imana ibyo bavuga bizima bigoye, kubera ko bashaka kumva ibyavuzwe na naka w'icyatwa isi yemera ikomera amashyi. Bashaka kumva ibyo kanaka yakoze, bashaka kureba utunzi kanaka atunze, bashaka kwigereranya n'isi, kandi twagombye kwigereranya n'ijuru. Haleluya. Rero mwitonde, kuko igihe tugezemo ni igihe isi igiye kurangira. Yesu agiye kuza gutwara itorero rye. Ububyutse bugiye gusukwa turimo guteguriza ni ububyutse buzarangiza iyi si. Abantu bakwiriye rero kuba maso, bagasenga, bakihana, bagahindukira,
bagashaka mu maso y'Imana, ibyaha byabo bigahanagurwa, akava mu ishusho ya kera akagira ishusho nshya. Birakwiye ngo umuntu ahindure imitekerereze, ahindure icyerekezo, kandi ishusho ye ihinduke. Hanyuma nawe wigenzure urebe ko muri ibintu bitandatu maze kuvuga nawe wisangamo, urebe niba uzinjira mu byutse koko. Mvuze ibintu bitandatu. Ikintu cya mbere mvuze ni iki ngiki: umuntu uzinjira mu byutse ni umuntu witeguye kwitandukanya n'isi n'ibyayo. Iby'isi akabitera umugongo, akabizinuka, akabihunga. Icya kabiri kiranga umuntu uzinjira mu byutse ni umuntu utoza abantu mu nzira yo kwihana no guhindukirira Imana. Icya gatatu kiranga umuntu uzinjira mu byutse ni umuntu ubasha kuyobora abandi kuri Kristo Yesu. Icya kane kiranga umuntu uzinjira mu byutse ni umuntu ubasha gutegura abantu bafite umutima w'Imana muri bo. Icya gatanu kiranga umuntu uzinjira mu byutse ni umuntu ubasha kwihanganira ibihe acishwamo n'umuhamagaro. Icya gatandatu kiranga umuntu uzinjira mu byutse ni umuntu ugomba kuba atiteguye kumvwa. Rero ndimo nsoza, ndagira ngo nsengera abantu bashobora kuzumva ubutumwa bwiza Imana irimo guhamagara muri ibi bihe batari bakira umwami Yesu. Ndagira ngo usubire muri aya magambo uti: Mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, umutima wanjye utsinzwe naryo, nshiye bugufi, ndakwakiriye Yesu, ngumbere umwami n'umukiza. Ngo umutima wanjye nguturemo, niwe mutima wanjye uyicaremo. Umbabarire ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye byose, umbabarire inzira zanjye mbi, unkure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Amaraso yawe Yesu nazanyuhagire, ankureho imyanda yanjye yose, ankureho ibizira byose nabayemo. Mfata ukuboko Yesu, urugendo rusigaye imbere ndushobozwe nawe. Nsabye umwuka wera kugira ngo ambere umwarimu, ambere umuyobozi, ambere umujyanama n'umufasha. Mwami Yesu, ejo hanjye hazaza ndahaguhaye. Mbashisha gusohoka muri ibicaniro uko ari bitatu. Nsohoke ku gicaniro cy'Imana n'abazimu, nkure ku gicaniro cy'amaganya n'umuborogo, umpagurutse kuri gicaniro cy'impumyi, ahubwo ngeze ku gicaniro cyawe Yesu, aricyo kikuramye kikaguhimbaza amanywa nijoro, kizana ububyutse muri iyi si, kigatanga impinduka, kigahisha abantu bawe amahoro, kikababyarira umugisha. Yesu, ndagushimiye, nkwikomejeho, umbere ingabo inkingira, kandi ntuzandekure kuzageza dutahanye mu bwami bwawe. Urakoze Yesu. Mwami, turagushimye kubw'ijambo ryawe, turakwereka bazaryumva kugira ngo bazahindurwe naryo. Wihekeshe imbaraga z'umwuka wera, amavuta y'ijuru rigendeho, kandi rizahindura imitima ya benshi. Suka ububyutse kugira ngo abantu bawe bakanguke bahembuke, isi yongere kwakira impinduka, uburyohe wayigeneye abantu bongere kubwumva, umunezero wayishyizemo abantu bongere kuwakira, imitima abantu ikangurwe nawe, abantu basubire mu mahoro, babone umugisha, isi yongere gutekana, gutegura umugeni. Yesu, turakwinginze kugira ngo urusheho kutubashisha kwambara imbaraga no kuba bakiranutsi mu nzira dushakamo, no gukora muri iki gihe cya nyuma, kugira ngo abantu basotse mu bihe binjire mu gihe cyuzuye cyawe, bakora ugushaka kwawe. Urakoze Mucunguzi, turagushimye ko bikoze nk'umubyeyi, mu izina ryawe Yesu Kristo niho tubisabye.